ya ndahera ku ijambo rivuga ngo cyangwa se hari umugani baciye baravuga ngo ntangizi yigize yego ya so bivuze ko rero muri ubu buzima umuntu akeneye inyunganizi ya mugenzi we. itorero rigirwa n'umushumba, umushumba nawe akagirwa n'abakristo. uko ni ukuri ni umuntu wese agirwa na mugenzi wiwe. ndumva ari uko nagisubiza. ndamubyara gushira ku isi, iyo ntabaho wenda ntiyari kubaho cyane, ariko kubera kuko ari njyewe Imana yabonyemo icyizere cyo kumucishamo yaciyemo agera ku isi turamubona kubera wowe mwiza bivuye mu maboko y'ababyeyi cyangwa urumva ko wishoboye wenyine niyo nzira ya mbere yo kunanirwa. ya ntabwo umuntu abayeho neza kubera ko afite ibyo arusha abandi, ahubwo umuntu abayeho neza kubera ko afite icyo yigiye ku bandi. uko ni ukuri. ni ukuvuga ngo turiho kusaba ukundi nawe ariho. ejo bundi bafungiye hano abarwanashyaka bahaguruka bagura iyindi. ni ukuri babimenye basabiye subscribe biteho share na comment uzobanga tuzomwikoreza umwana. urakoze cyane inshuti yanjye. amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe, imitima irabihamya ko urima nigira neza. amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe, imitima irabihamya ko uri Imana igira neza. imitima irabihamya ko uri Imana nigira neza. muraho neza nshuti zacu, mumeze mute? twebwe tumeze neza, turashima Imana. nizere ko namwe aho muri hose hatandukanye Imana ikomeje kubagirira neza. turabaramukije rero, aba bari nijoro mwiriwe neza, abari mu gitondo mwaramutse neza. Imana ikomeze ibagire neza. twagarutse rero kandi hano kuri Gajeni Sandra, nk'uko mumaze kubimenyera mu biganiro byacu bya buri munsi. ya topike ni irya uriho kuko ndiho. rero nishimiye kongera kugaruka, nubwo ndi jyenyine, ariko narabibabwiye bushize ko muri bumenyere mu minsi mikeya igihe uwacu adahari niko bigiye kuzaza bigenda, ariko ntimugire ikibazo. rero ndabiyegereje cyane. uno munsi rero ibintu turi bukore ni ya topike yacu uriho kuko ndiho. kubahamagarira abantu bamwe na bamwe nkabangahe natekereje turi buganire nabo uno munsi. turabahamagara n'ubundi tuvugane kuri iyi topike, batubwire uko babyumva n'ibibazo wenda tubabaza. rero umuntu tugiye guheraho buri wese, ni ukuri abantu bakomeje kudushigikira mbere y'uko nkomeza, Imana ibaha umugisha. komantere zanyu ndazibona, turazibona, ni ukuri. subscribe turabibona, nubwo tutaba tuzi ngo ni bande, ariko tubazuzi nyine mwebwe muri kubikora. n'abandi bose bashyashya mukomeze mukore subscribe, share na comments, murayikinge, mutwereke ko ibintu turi gukora mwabyishimiye. Imana ibaha umugisha, ni ukuri. turabakunda cyane 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 kubw'urukundo namwe mutwereka. tugiye rero guhera ku muntu wa mbere. umuntu wa mbere yitwa Rora. abantu benshi bamuzi kuri Rugenza TV. ni umuntu mwiza usabana, ni ukuri. reka abe ari we duheraho tumubaze rero, twumve ukuntu ari butubwire kuri iyi topike yacu. mwegere hano mwese twumve aya makuru.
alo Halo, muraho neza mukozi w'Imana muraho neza. amakuru ni amakuru Ni neza. uri hano kuri Gaju na Sandra twari twifuje kubavugisha hari topic yacu tugira yitwa ngo uriho kuko ndiho none uri mu bantu twatekereje kugira ngo utubwire udusobanurire wowe uzumva gute iyo umuntu akubwiye ngo uriho kuko ndiho wabisobanura gute mu magambo 2-3 Okay. Gusa nyine muratunguwe narindi mu kazi. sorry cyane Reka n'ubibasobanurira nta kibazo kubera ko twebwe turiyonzage. Ni ukuvuga ngo umuntu ni urugingo rwa mugenzi we. yego Ni ukuvuga ngo ntariho nawe kuba kwawe bizakugora. Kuko twabijana mu buryo yaba ari mu buryo bwa bizinesi yaba ari mu buryo bwa religieuse ndashobora kuba ndi pasiteri ariko nkaba ntaba pasiteri abakirisitu mfite pasiteri nkaba pasiteri nyine uraba ariko udafite abakirisitu icya kabiri ndashobora kuhagenda umunyabizinesimani nafunguye bizinesi ni ukuvuga ngo ndabonye uwo bita Patrick Masoso aho ngo mbone n'uwo bita Ngabire bizinesi nuyifunga ni ukuvuga ngo rero ngiwe kugira ngo mbane n'abandi nyine ni ukuvuga ngo ndafite abandi ntaho nogera asante kuvuga rero turiho kugira ngo tubane n'abandi cyangwa se turiho kugira ngo dukorane n'abandi okay urakoze cyane ntawigira ya cyane rwose hanyuma urakoze cyane n'ukuri ubisobanuye neza hanyuma ni urugero rw'ikintu ushobora kuba warakoze mu buzima ugikoreye umuntu urugero rw'ikintu waba warakoreye umuntu muri ubu buzima nyine turimo cyangwa umuntu yagukoreye gihamiriza neza ko umuntu ariho kubera ko undi ariho ukundi nawe ariho ejo bundi bafungiye hano abarwanashyaka bahaguruka bagura iyindi ni ukuri bahise bahaguruka abarwanashyaka bagura indi cano asansane abandi bamama mu bwongereza bahita bishyura inzu nako bakora ibikorwa byinshi cyane kubera kuko bari babonye nyine ko nagize ikibazo rero iyo ni example zo guha iri tipike kabisa kandi irafatika cyane ishobora kuguhamiriza nyine ko kubaho ari ukuri kumwe n'abandi urakoze cyane ni ukuri Imana iguha umugisha wa akazi keza kabisa sawa ndi bize ibindi tuzabibasobanurira kandi dusaba abantu bose gukora subscribe kuri Sandra na Gaju bakumve cyane njye urimo kubaganiriza ni Rugenza TV ku batatuzi babimenye basabiye subscribe biteho share na comment uzobanga tuzomwikoreza umwana urakoze cyane nshuti yanjye asante sana nawe baba we uyu rero ni Rugenza TV umukozi w'Imana cyane agira urukundo rwinshi ni umuntu mwiza ni ukuri Imana iguha umugisha kandi ikomeze ikugirire neza mwumvishe urugero atanze mwabyumvishe byose ni ukuvuga ngo bamwibye cano hanyuma abantu bagira uruhare kugira ngo babone indi cano kandi ubu nyine rwose iri kuzamuka neza mugende kuri Rugenza TV mukandeho mukomeze mukurikirane ibyiza biba bihari Imana iguha umugisha nshuti yanjye hanyuma umuntu wa kabiri tugiye guhamagara nawe
yitwa ngo ni Papa Teta TV show ntabwo niko yitwa. Tumuhamagare nawe atubwire ukuntu namwe muri comment muzamutubwira ukuntu mubyumva, kuba uriho gukunda ariho. Okay. Allo? Uri kuri Gaju na Sandra, karibu cyane. Allo? Yes. Uri kuri Gaju and Sandra, karibu cyane inshuti yacu. Tumeze neza dada. None hari nari nguhamagaye ngo kugira ngo mbabaze ku kabazo. Hari topic tugira hano kuri Gaju na Sandra yitwa ngo uriho kuko ndiho. Twatekereje mu bantu twahamagara nawe turagutekereza ka Papa Teta TV, ni Papa Teta TV show. Yes. Hanyuma wadusobanura mu magambo 2 cyangwa 3, uriho kuko ndiho bishatse kuvuga iki kuri wowe? Murakoze cyane kudutekereza nyine mu mwatekereje, kandi rwose numva nakuraje kwanza kubera ko zino topic ari nziza. Asante sana. So rero mu magambo anye iri jambo rivuga ngo ndiho kuko uriho, selo n'ubusobanuro bwanje. Ndahera ku ijambo rivuga ngo, cyangwa se hari umugani baciye, baravuga ngo ntangizi yigize. Yego. So bivuze ko rero muri ubu buzima umuntu akeneye inyunganizi ya mugenzi we kugira ngo abantu barusheho gutera imbere. Yego. Hanyuma ijambo rigira kabiri, kumva ko wishoboye wenyine niyo nzira ya mbere yo kunanirwa. Kumva ko wishoboye wowe ubwawe, iyo niyo nzira ya mbere yo kunanirwa wowe. Ubwo ni ukuri. Hanyuma ijambo rya gatatu, ntabwo umuntu abayeho neza kubera ko afite ibyo arusha abandi, ahubwo umuntu abayeho neza kubera ko afite icyo yigiye ku bandi. Ubwo ni ukuri. Wow. Reka gasubiremo. Ntabwo umuntu abayeho neza kubera ko afite icyo arusha abandi, ahubwo umuntu abayeho neza kubera ko afite icyo yigiye ku bandi. Okay, ico kigaguhamiriza neza ko uriho kubera ko hari uwo wigiyeho ibyo bintu. Yes. Okay, hanyuma urakoze cyane. Hanyuma ikibazo, none ni ikihe kintu cakubayeho mu buzima, cyangwa se mbese cakubayeho mu buzima wakoreye umuntu cyangwa se wowe yagukoreye kiguhamiriza neza yuko uriho kubera ko uwo muntu ariho, cyangwa se uwo muntu ariho kubera ko wowe uriho? Okay, urakoze cyane. Jewe mu by'ukuri wenda nta n'impamvu yo kuvuga ati wenda ngo mvuge ngo ni iki kibazo nari nagize, ariko hari ikibazo nagize, ni ukuri pe, nareba imbere nareba inyuma nkabona watangira mugani wowe wamuririmbye. Niyambaza umuntu aramfasha muri icyo kibazo rwose, kigenda neza kirakemuka. Asante. Muri uwo mwanya rero mbiha agaciro, numva ko mu gihe rero uwo muntu nzari kumugira icyo kibazo nticyari kugenda nk'uko kigenze, kubera ko uwo muntu nyine yakifashishemo. Uko ni ukuri kabisa. Semu nanjye hari uwanyiyambaje rwose ambwira ko afite ikibazo, hanyuma ndagikemura. ubwo urumva rero kuba naragikemuye cyangwa azakunda nawe niba ari umuntu urekonesa, yiyumvisemo ko undi muntu ari uw'agaciro, ko umuntu agizwe n'undi.
urakoze cyane papa Teta, Imana iguhe umugisha ku mwanya wawe, Imana iguhe umugisha kabisa mu zurimo byose, kandi tuguhaye ikaze cyane kuri Gaju Sandra, uzaze live noneho abantu baba bakubona uganiriza bera. ino topic ni ndende cyane cyane ariko reka mbasigira akajambo kamwe kavuga ngo guha agaciro imbaraga za mugenzi wawe niko kongereka ko imbaraga zawe, uko ni ukuri. hanyuma rero iyo umuntu yikunda adakunda gusangira ubuzima bwe n'ubw'abandi, aba ari kugaragaza imiterere nk'iyo umwana mutoya, umwana w'imyaka 2 kugeza ku myaka 3 muri psychology iyo periode bayita muri periode de egocentrisme. Ni igihe umwana yikunda, wamwereza ikintu wanakimusaba akakikwima kandi ari wakimuhaye. So rero muri ubu buzima turakeneranye, nta muntu wigize. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha wawe. Rugabire, Imana imuhe umugisha kabisa, ise w'abakobwa n'abahungu beza, Imana imugirire neza, namwe muramwumvisha ukuntu avuze. Reka twihuse dukoresha umwanya neza, turashafite nk'abandi bantu nka 2 cyangwa 3 turi buvugisha. Reka duhamagare umumama mwiza witwa ngo ni Jori w'umuyumbe, umwana mwiza kabisa. Nyuma nawe atubwire ukuntu avyumva. Keri wabaye busy gute? Katwumve. Jori nukuri mbabara mufate pe. Okay. Umeze ute mukobwa mwiza nako mama mwiza? meze neza Gaju. Urashima Imana? Asante sana. Uri kuri Gaju na Sandra, twagutekereje mu bantu twatekereje. Gaju na Sandra mwatekereje? Nukuri twagutekereje kandi tugutekereza neza. Karibu. Ni ukuvuga ngo twagutekereje, ari topic yacu tugira mu bantu rero twakusanyije bose muri utu turere tugize Nairobi. Twavuze ngo reka duhamagare wa mumama w'ibiraso byiza, umutima mwiza w'umuyumbe, hanyuma atubwire ukuntu yumva kuri topic yacu. Iyo topic iravugira iti uriho kuko ndiho. None wowe bidusobanura gute? Wowe bisobanura abakunzi bacu gute? Uriho kubera ko ndiho gute? Ngaho bidusobanurira gute mu magambo 2 twumve. Network. Sibyo? Wow, Aki. No kuvuga ngo ntabwo iyo topic irasobanura iki kintu ukoze, nta kindi wari gukoresha kuri iyo topic atari umuntu. Bafite Jori, Sandra, telefone, umuntu wese Aki. Nuko kibafashe kubera ko cyakoze mu maboko y'undi muntu. Wow. Urakoze cyane nuko. Aho mu itorero batera dufite nk'abakristo, itorero ryo kwitwa itorero. Nukuri. Tudafite mushumba
urumva twaba tutitwa abakirisitu b'itorero runaka, itorero rigirwa n'umushumba, umushumba nawe akagirwa n'abakirisitu. uko ni ukuri, ni umuntu wese agirwa na mugenzi wiwe, urumva ari uko nagisubiza. aha arakoze cyane, ni ukuri kandi ni uko nyine. Hanyuma akabazo ka nyuma kugira ngo nkureke, nshobora kuba ngufatiranyije wenda uri mu bintu byinshi mu kazi cyangwa se n'ibindi. Hanyuma ni kikiye kintu waba warakoreye umuntu cyangwa umuntu yaba yaragukoreye kikwemeza neza yuko koko umuntu abereye undi cyangwa se uriho kubera ko ari runaka ahari? Ni byinshi cyane. Wenda sinavuga ko ngo mbivuge zose uko bingana, ariko ni byinshi. Ni byinshi. Urabizi neza ko umuntu wese agera ku isi aciye mu maboko y'uwundi muntu. Yego. Kuba byonyine n'abageze ku isi, icyo ni igikorwa cyakozwe n'undi muntu ari we mubyeyi wacu mwavuganye. Icyo ni icya mbere. Wenda ku giti cyane ni ukuvuga ngo nakoreye umuntu isobanura ko umuntu agirwa n'undi, habe no kuba nze ariho isura yanjye nize byaciyemo. Uko ni ukuri. Imana yabonye ko bigomba gucamo ndamubyara gushira ku isi, iyo ntabaho wenda ntiyari kubaho cyane, ariko kubera kuko ari njyewe Imana yabonyemo icyizere cyo kumucishamo, nabo yaciyemo agera ku isi turamubona kubera wowe. mwiza bivuye mu maboko y'ababyeyi cyangwa bivuye ku babyeyi. Asante sana, ni ukuri kandi ni ukuri, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Ubarikiwe sana. Ariko mana yanjye, Imana iho umugisha bano bantu ukuntu bari gusobanura neza iyi topic, gusa bari kugenda bavuga ibintu bisa kubera ko nyine ariko bimeze, birasa ni ibintu byinshi bagiye bavuga ariko uri gusanga nyine bifitanye nk'isano. Imana iho umugisha Jori n'abiwe bose, ni ukuri turamukunda cyane hano cyane cyane. Reka duhamagare undi muntu, umupasiteri none hamagare bisanzwe twumve. Ni Pasiteri Willy, umugoshipa mwiza, aza aririmba, abantu baramuzi, simuvugaho ibintu byinshi, aza aririmba nkumva sinzi kabisa. Umuririmbyi mwiza, niwe muririmbyi w'umunyamurenge uzi uririmba nkumva sinzi kubera ukuntu aza aririmba neza. Reka twumve nawe ukuntu ari butubwire. Imana ifashe mufatishe, Imana ifashe kabisa. Baba we, kera ko mubuze. Reka tube tumuretse, ndi kubona ntamufatishije kabisa. Okay, ubwo tuzamubona ubutaha. Turamusuhuje, ari ni umuririmbyi mwiza, ni umupasiteri mwiza, Imana imuhe umugisha. Undi muntu yes, kaduhamagare undi muntu umwe wenda tubone kugenda. Okay, Imana ifashe nawe tumufatishe, hanyuma twumve ibitekerezo by'abantu ukuntu batekereza kuri iyi topic yacu. Namwe ukuntu muyitekerezaho mutubwira muri komenti uko muyumva. Iciyemo, reka twumve. Baba we, Imana ifashe ayifate. N'uyu nawe ntabonetse guys. Imana we, gaturebe undi muntu wa nyuma hanyuma tubwire rero guys. Ndi kubona abantu babiri, Pastor Willy na Evangeliste wundi,
turababuze turababuze kabisa kuri telefone, ariko ubutaha nibo tuzaheraho nibabona na kino kiganiro bazabe biteguye, nibabona ko yanjye bazayifate, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana. Rero uyu munsi ni uko bigenze, iyi topic tuzagenda tubivugaho, abantu twumva ibitekerezo byabo, ukuntu babyumva, kugira ngo ibintu bikomeze bibe neza. Rero turabashimiye mwese abantu bakomeje kubana natwe, bakomeje kutwereka urukundo, bakomeje kutwereka ko turi kumwe. Sapoti yanyu turayibona cyane cyane. Rero Imana ikomeze ibagirire neza. Reka dusubire rero mu kiganiro cy'ubutaha. Abantu batabonetse tuzabafatisha ubutaha, turabyizeye, and n'abandi turi gutekereza tuzababwira, dukomeze twumve ibitekerezo abantu bari gutekereza kuri iyi topic yacu. Uriho kuko ndiho. Imana ibahe umugisha cyane. Ciao nawe utaha.